Ndagusuje neza guhaye ikaze inshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Warakoze kudushyigikira ukora subscribe kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro byacu, kandi nawe utarayikora reka ngusabe uyikore kugira ngo ujye dukurikira umunsi ku munsi uko dushyizeho ibiganiro byacu. Tumaze iminsi dutangiye iyi YouTube channel nshyashya yitwa Prince Robert Rwanda. Rero mu rwego rwo kudushyigikira, like, comment, share ni ibintu by'ingenzi kugira ngo YouTube ikore recommendation y'ibiganiro byacu bikomeze kugenda neza. Tuguhaye ikaze rero nanone. Iki kiganiro cyitwa Family Talk, ni ikiganiro tuzajya tunyuza hano nkuko twari dusanzwe tunyuza kuri Family Talk kuri Yada TV, na hano tuzajya dukora Family Talk. Ndetse tuguhaye ikaze rero kugira ngo wowe utarakora subscribe ujye uyikora kugira ngo ubashe kudukurikira. Hari abantu benshi bari baratubuze naha twimukiye, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reba muri section comment hasi hari groupe de WhatsApp, uyijoininge. Ni groupe yo gusura abarwayi kwa muganga. Hanyuma rero tuguhaye ikaze kugira ngo ukomeze ujye ubana natwe, nawe ngwino ujoininge. You are welcome. Bahaye ikaze. Iki kiganiro nkuko mbabwiye cyitwa Family Talk. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo tugiye kuganira kuki. Tuzatuganira cyane kuri Family Talk byinshi bigiye bitandukanye. Murabizi ko umuryango ni base, ni fondation, ni kimwe mu bitekerezo Imana ubwayo yishyiriyeho. Rero ikintu cyose Imana yatekereje gukora hano mu isi, umwanzi Satani akunda kukirwanya. Niyo mpamvu mbifurije ko mwakurikira iki kiganiro, cyane cyane abantu bubatse ingo n'abatekereza kurwubaka kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane. Uyu munsi ushobora kwibaza ngo Prince Robert agiye kutuganiriza iki. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic nziza. Ni topic ivuga ngo 5 language of love, cyangwa se 5 language of love. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitanu cyangwa se indimi eshanu urukundo ruvuga. Abantu benshi usanga muri famille cyangwa se mu muryango, umugore n'umugabo couples, mu kubana kwabo hari uburyo urukundo rugira ururimi rwarwo, kandi nakoze ubushakashatsi iyo abantu babiri bari kuvuga ururimi batumvikana biragoye gukora communication, biragoye kumvikana nyine bari kuvuga ururimi batumvikana. Byagora umuntu kubazi ikinyarwanda undi azi icyongereza, kuvugana kwabo biragora. Ariko hari uburyo bwiza bw'abantu bakunda kuvugana, buriya iyo abantu babisobanukiwe nk'amarenga, iyo abantu baciye amarenga abantu babasha kumvikana. Rero n'urukundo rugira indimi eshanu ruvuga. Abantu benshi ntago babizi, most of people ntago bazi yuko urukundo ruvuga indimi zigera muri eshanu. Hari igihe rero abantu baba ibirage mu ngo cyangwa se kumvikana bikabanira kubera ko batari gusobanukirwa ururimi urukundo ruvuga. Iki kiganiro rero kize kugucika ngo haye ikaze, ni ikiganiro cyiza. Hanyuma tuganire izo ndimi uko ari eshanu. Hari icyo bita physical touch. Physical touch nshyize mu rurimi rw'ikinyarwanda ni uburyo bwo gukoranaho. Umuntu agira 5 sense cyangwa se umuntu agira uburyo butanu donc agiramo yumva ibyiyumviro bye. Hanyuma muri ubwo buryo butanu umuntu agiramo ibyiyumviro hari ibyo bita touching cyangwa se gukoranaho. Abantu benshi bashakanye benshi ntago bajya bamenya ko ari ururimi rukomeye mu rukundo, ku buryo mwene so ashobora kugukoraho warangara cyangwa se utakumva icyo bita touching, ukaba utamenya icyo bita urukundo cyangwa se kuvugana mu rukundo. Ubwo ndi kuvuga ku bashakanye cyangwa se ku bari gufiansanya. Physical touching ni imwe muri language ikomeye cyane. Hari abantu rero batari romantic, badakunda ko abantu babatacinga, babakoraho, babahobera, babasuhuza, bafata ibiganza byo bakabigumana. Uyu munsi utangire kwiga kuvuga ikitwa physical touching cyangwa se gukoranaho. Iyo ufashe mugenzi wawe ikiganza ukagikomeza cyangwa se ukamuhobera hugging, cyangwa se mukorera massage n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mu buryo buri language love izamura tension. Rero nujya ubona umuvandimwe wawe cyangwa se umukunzi wawe ari kugukorera physical touching, jya umenya ko urwo ari ururimi rw'urukundo. Hari abandi rero batazi gukoresha physical touching, ubu ukwiye kumanza kumenya ngo wanjye ntago bikora, ariko ashobora kuba afite icyo bita word of affirmation love cyangwa se appreciation love. Appreciation love cyangwa se word appreciation ni amagambo yo gushimira, amagambo donc yo kwaprecier, yo guha avantage uwo mukundana.
buriya most people ntabwo bazi yuko iyo umuntu mukundana umushimiye ku gikorwa yakoze, umushimiye ku murimo mwiza yakoze, umushimiye donc mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, yaba muri sex, yaba muri icyo bita affirmation word, ni amagambo meza. Ese wambaye neza, umeze neza, urasa neza, donc uri mwiza, whatever. Amagambo nk'ayo ngayo iyo uyabwiye umuntu mukundana, anyway, urwo rurimi ni ururimi rw'urukundo. Niba umuntu mukundana hari igikorwa cyiza yakoze, mwa appreciating, kora affirmation love, mubwire ko ari umugore udasanzwe, ari umugabo ukomeye, ari umugabo mwiza, umugabo uruta abandi, umugabo donc burya umuntu uba waraguhisemo mu bandi, akagutoranya, akagukura mu bandi bantu benshi bagiye batandukanye, akakwitaho, akagukunda, akagukundwakaza. Please, uwo muntu aba ari umuntu udasanzwe. Iga kumukorera icyo bita affirmation word, umubwire amagambo meza, umubwire ko ari umugabo ukomeye, umubwire ko ari umugabo udasanzwe, umubwire ko ari umugabo w'Imana, umugabo mwiza cyane muri byose, kugira ngo akomeze abashe kuvuga mu rukundo. Hanyuma ikindi, icya gatatu cyangwa se 5 language ya gatatu y'urukundo nicyo bita act service. Hari abantu benshi batajya bamenya gutanga care, caring a woman, caring a man. Burya umugabo wawe cyangwa se umugore wawe nushaka kumubwira mu rurimi rw'urukundo, niba atetse genda umufashe koza ibyombo, niba agiye guhaha nasange wogeze ibyombo nk'uko turi kubivuga. Please don't wivuga ngo ngende umugabo, nta mugabo woza ibyombo. Niba ubona umugabo umudamu wawe ari kumesa, act for love ni kugenda nawe ugafata douche, toilette, ugakoropa ku buryo asoza uwo murimo wo kumesa, nawe soje kumufasha. Ibyo bintu birafasha. Niba ubona ari gushyashyana, ari kumesera abana, ari guteka, ushobora kuba uri umugabo ukinyabya mu cyumba ukagenda ugasasa. Ntago gusasa byagenewe abadamu. Abantu benshi usanga batazi icyo bita imirimo y'urukundo. Please, mu rwego rwo kugira ngo urukundo ruvuge neza, bigende neza, you suppose kuba ufite acting love. Ushobora kubona umudamu wawe yagiye ku isoko, yagiye guhaha, yagiye mu kazi, ashobora kuzananiwe. Fata abana ugenda uboze. Ibyo bintu byo kuvuga ngo n'ubuganzwa mubikura aho ngaho. Urwo ni ururimi rw'urukundo. Naza agasanga wabikoze ku mugore uzi gukora affirmation, kuko izi 5 language zigeranya na cakes cyangwa se 5 cakes of love. Nasanga umugore wakase, donc ikeke ya act of love, ashobora kuzaza nawe agakora icyo bita affirmation love, akavuga ati wakoze mugabo mwiza, ndagukunda, akaza kukwitaho, bikagenda neza n'ahandi hagiye hatandukanye. Rero izi ndimi ukwiye kumanza kuzimenya, ukamenya ngo urukundo ruvuga uru rurimi. Hanyuma hari icyo bita quality time cyangwa se we time. Quality time abantu benshi ntago bajya bakunda kwita kuri iki kintu gikomeye, gisenya imiryango kenshi. Nsango uri muri introduction ya family talk, tuzagenda tuganira in deep, tugenda tuganira kuri buri language tuyivugeho byimbitse. Uyu munsi ndi muri introduction. Icyo bita great time cyangwa se word time cyangwa se we time kubashakanye ni ikintu cy'ingenzi cyane. Abantu benshi bajya bakunda kutamenya ururimi rw'igihe mu rushako. Rero ururimi rw'igihe ni ngombwa, kuko iyo utamaze kurusobanukirwa byarwangiza byinshi. Usanga hari igihe umudamu ashobora kwigendera akajya kuganira na bagenzi be, akajya gutera ibiparu na bagenzi be, umutware waramutegereje. Kabiri, ari mu byo bita kuresolvinga conflict cyangwa se gukemura amakimbirane. We time iba ari ingenzi, iba ari ngombwa. Kamfate nk'urugero kugira ngo byumve neza. Uyu munsi hari igihe umugore n'umugabo baba bari kumwe mu rugo, wenda n'urugero umudamu abyuka saa 12 yitegura ajya mu kazi, cyangwa se umugatware abyuka saa 12 yitegura ajya mu kazi, and then ni wowe ugahita ubyuka mu gitondo cya kare kare. Ndi kubereka nuza we time example nziza. Ugasanga uri kubyuka mu gitondo cya kare kare, byutse ubwira ibintu wenda n'urugero biri familiar, issues iri familiar, ni ikibazo cyavutse mu muryango, ni ikibazo ushaka ko bakemura, kandi abona nagiye mufite. Please, we time you supposed to know the time, igihe cyiza cyanyacyo cyo kubwira mugenzi wawe, akamwaza ati se sheri bimeze biti muri weekend Saturday ufite iye gahunda. Yakubwira ati wenda kwa gatandatu nzaba
ndi free, hanyuma ukavuga ati ndifuza ko hari topic tuganiraho mu buryo runaka, icyo nicyo bita we time. Kabiri, hari ukuntu uyu munsi telefone isa nk'iyangije family. Uyu munsi telefone isa nk'iyangije family gute? Ugasanga umuntu avuye ku kazi ageze mu rugo asanze bamuteguriye, bakoze act of service nyine, donc bamutegura amazi yo koga aroze. Uwo muntu washyuhije amazi, uwo muntu wakujyaniye amazi muri douche akeneye ko muza kuganira. Then after urasoje, umaze gukaraba, uroze, urisize, aguhaye na physical touching, aragusize amavuta, donc aragukeyarinze mu buryo bwose, hanyuma ukamwima igihe. Ugahita uza ukajya muri telefone, ukaguma muri telefone guhera saa moya, saa mbiri, saa tatu, uri kwirebera ba Rutayisire, uri kwirebera ba Robert, uri kwirebera abandi bose bagiye batandukanye. Please, you supposed to know the time yo kuganira n'uwo mwashakanye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Even n'abana mwabyaranye, uyu munsi abantu benshi mu muryango usanga bafite abana ariko ntibazi abana ibibazo bafite, ntibaganira n'abana ngo babwire impungenge bafite, ibibazo bahuye nabyo ku ishuri. We time in family ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu kiri ngombwa, kiri necessary. You supposed to know the time for your family. Harabayizira bakigira mu kabari bakajya kwinywera, abandi bakajya mu makorari, mu nsengero, donc ugasanga baruzinze time for family. Kandi niba hari ikintu cyubaka umuryango, niba hari ururimi rwiza umugabo n'umugore bashobora kuvuga muri communication of family bikagenda neza, n'ururimi rw'umuryango, n'ururimi rw'igihe. Iki kintu rero abantu bari familiar mujye mukitaho cyane, kizabafasha kubaka umuryango wanyu neza. Hari icyo bita receiving, loving and caring gift. Iki ni ikintu kijya kigora abantu benshi, most family nyinshi ururimi rurabagora kuruvuga. Loving gift cyangwa se donc ama gift, icyo bita impano z'umuryango. Buriya niba hari ikintu kinezeza mu buzima ni ukwakira uwo mwashakanye. Uyu munsi ushobora kubaza nk'abantu badukurikiye muri iki kiganiro cyacu, ukamubaza ati be serious, umbwire uheruka kwakira gift y'umugore wawe ryari? Ushobora gusanga most nk'imyaka 5 ishize. Ukabaza umugore uti uheruka kuha umugabo wawe gift ryari? Ngo ntago mbyibuka. Praise. Shaka niyo yaba ari bombo, shaka niyo yaba ari akarabyo uciye ku irembo ukazanira uwo mwashakanye, memu n'abana muganire. Niba ari irindazi ugenda ubagurira irindazi bagati today I brought a gift of andazi. Nta kintu bitwaye gift, ntago isaba ibintu bihenze. Niba ari umwenda wamuguriye muzanire. Donc iyi ni yo bita language of love. Ibi bintu biravuga mu rukundo, ibi bintu ni byiza, ibi bintu sinzi uko nabibasobanurira, ariko praise. Niba ari ikayizanira abana ubabwira ati uyu munsi nabazaniye aka gift k'abana ni anyway. Ngewe reka mbahe nk'urugero rwa hafi on my family. Hari ikintu cyiza madama ajya akunda kunkorera kandi I love it so much. Nkunda guhekenya karoti. Donc usually hari ukuntu njyanza nkasanga yakoze surprise ya karoti, yaduhase neza, adukata arangije aminjira akunyu gakeya aramere. I like so much. Kabiri, buriya navuze muri active of service, nabagiye ko tuzadevelopa iki kintu turi kuganiraho, ndi nko muri introduction. Hari ukuntu nk'umudamu aba mu rugo agateka buri munsi, everyday agateka kandi uri umupapa uzi guteka. Siriprena umudamu wawe uzi umunsi uze kuzinduka, uze uvuga ati uyu munsi ndabatekera. Basanga cyangwa se unabatunga uruve no ku kazi, uze wihuse, uri kumva, uze ubatekere, donc ubategura ibintu byose. Hanyuma urabona nk'umukozi ashobora kujyana na madamu wawe wenda n'urugero guhaha, ugahita ufata 3,000 5 ukajya kuri boutique ukareba ikintu uzi guteka. Ubwo ndi gutanga urugero ku bagabo. Ukareba ikintu uzi guteka bya hatari, ukagihaha, wamara kugihaha ukaza ukabatekera. Bava ku isoko bagasanga ibisorori birateguye, wabasiripreni barishima. Most conflict bari mwari mufitanye n'umudamu, ibibazo mwari mufitanye birashira brother, birashira sister. Reka nkubwire, buriya ku resolvinga ibibazo biri familiari, abantu benshi nago bazi yuko iyo uzi kuvuga neza ururimi uko ari 5 z'urukundo bigenda neza cyane. Nago ninda muri iki kiganiro nababwiye ngo ni introduction, ni mu gikunda
ndaza kubibona muri commentaire zanyu. Nimwemera ko tuzakora development kuri buri language, tugakora development ku buryo burambuye, ndabibonera muri commentaire zanyu. Mutwandikire commentaire ga tuzadusobanure kuri cyangwa se muri izi 5 language urwanshimishije n'urunguru. Ese wakunze ukunda umukunzi wawe akunda uruhe? Akunda touching, akunda act, akunda gifting, akunda caring, akunda affirmation? Donc wowe uraza kutubwira n'icyo ukunda, wowe ubundi wumva bagaguhaye iki, uze kutubwira muri commentaire, hanyuma tuganire, nzaza to develop. Narinje muri introduction y'iki kiganiro, reka mbabwire ngo be bless, Imana amahoro ibahe umugisha, mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, mwakoze kubana natwe, naho buta shalom shalom, naho buta thank you very much.